twongeye kubasuhuza inshuti zacu, inshuti zidukurikira kuri Iwacu Heza. Turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Twongeye kuza hano imbere yanyu ngo tuganire. Njyewe turi kumwe nitwa Maria Agnes, abandi umwe mu bagize umuryango Iwacu Heza Development Communication. Turi kumwe n'umubyeyi ahangaha, nawe yafata umwanya akabibwira, twarangiza tukabagezaho ikiganiro twabateguriye uyu munsi kijyanye no kwita ku muryango uzira inda zitateganyijwe. Murakoze. Nanjye nitwa Mugeni Saida, nkaba nshimye ko mumpaye ijambo, mbanje kubashimira. Nanjye Neza nkiriwe muri aho. Ndishimye kongera kukubona. Tugiye kuganira nk'umuntu duhuriye mu muryango umwe. Urahuzi Mama Shafi? Ndawuzi. Umuryango Iwacu Heza. Iwacu Heza ni umuryango dufitemo ishyaka rikomeye, kandi iriya shyaka rigomba kugira ngo tugeze tukagira umuryango mwiza, wa muryango utarimo amakimbirane, wa muryango urimo abana b'abakobwa bakura bagategurwa kwa ababyeyi beza, bakaba bababyeyi bajya mu rugo, akamenya kurwitangira, akamenya gukora, akamenya gutoza abana uburere bwiza afatanyije n'uwo bashakanye. Ariko dufite ikibazo ko muri iyi minsi biri kugenda bigaragara ko umwana bamutera inda akiri muto. Si Mama Shafi? Rwose birenze ibyo bintu. Iyo urebye Mama Shafi, uyu mwana bari gutera inda akiri muto, urabona azagera ku ntego ze? Reka nkubwire rero, rwose ibi bintu nubwo byeze ni ibintu bigomba kubabaza ababyeyi, tugomba guhagurukira tukabirwanya. Nubwo hari imiryango myinshi birwanya, dushyireho akacu, rwose turebe ko hari icyo twageraho. Gashyireho turebe ubungubu, turebe dusubize amaso inyuma mu gihe cyacu byari bimeze biti. Burya byari bigoye kubona umwana w'umukobwa ahagararanye n'umusore ku mugoroba cyangwa se ku manywa. Ndabyibuka ukuntu twakuze, wasangaga gutekereza kuvuga ngo ugiye guhagararana n'umuhungu, ugiye kuganira, wajya kubona ukabona muri karitsiye batangiye ngo wa mukobwa kwa runaka yabaye indaya. Ntabwo dushyigikiye ko abana bataganira, ariko se buriya urebye nta bintu bya kirazira byadufashaga muri uriya muco byatumaga. Byari bihari rwose, nta guciye mu ijambo. Iwacu Heza ntihagiye kuza habigabanye, ntihazavuga ngo tugiye gukuraho ibyo abandi bananiwe, ariko byibuze tuzagira icyo dukora. Tuzagikora dute rero? Ni kwa kundi umuntu aziyahura n'umwana, nubwo guhana umwana kuri iki gihe bigoye, umuhani wabo bakarakara bakajya, ariko byibuze Iwacu Heza dushaka ni ukuvuga ngo tuzareba uburyo tubakebura, tubafashe mu mutwe ibyo bafite tubibagabanyemo, byibuze nibatugana hari icyo bazunguka. Urakoze cyane. Ufite icyo kintu nyibutsa, mu bihe byashize nigeze gutaha mvuye ku kazi, ni ku mugoroba, ngeze ku irembo nsanga umwana w'umuhungu ahagararanye n'umwana w'umukobwa. Hari mu masaha akuze nko mu masaha moya. Buri gihe iyo mbonye icyo kintu nyibazaho, havuga uyu mwana w'umukobwa uhagaze izi saha n'uyu muhungu ubundi bafitiye gahunda, babugamije iki? Narahagaze ndagenda ndabareba, ndabasuhuza ko bwije muri gukora icyangaha. Mbona umukobwa atangiye kugira gutya byo kugira isoni, byo kwihisha, ajijisha kwereka ko yagutiye. Yego, mbona umuhungu nawe agize amasoni, ariko ukabona ko baganiraga by'abakundanye byinshi. Nabajije umwana w'umuhungu, ndamubwira se yo muhaga abona ko n'umuhungu aruta umukobwa, abona ko umwana w'umukobwa akiri muto, mu myaka 16, 17, mu gihe umuhungu wabonaga afite nka 22. Narababajije ndabaze se ko muhagaze aha muri gukora iki? Umwana w'umuhungu yubika umutwe. Naramubwiye nti rero muhungu, uyu mwana w'umukobwa uri kumwe n'abaya masaha, ubutaha uzamushora mu ngeso mbi. Burya bitangira bigaragara, ntabwo umwana abyuka ngo ubone ko afite inda bamuteye inda, ahubwo hari ibimenyetso biba byarabayeho. Twese tukabihitaho, tugafunga amaso, tukigira ngo bitatura cyangwa tukabifata nk'ibintu byemewe cyangwa bisanzwe.
icyo gihe naramubajije mbonye bamwawe ndangije mbwira umwana w'umuhungu byabaye ngombwa ko ngira n'igitsure n'umubyeyi nagize igitsure ndabwira nti mutahe mujye mu rugo ntabwo yari umwanya wo kuza guhagarara hano niba koko mufite ubushuti muzajye mu muryango ababyeyi babimenye nimugera igihe cyo gusurana muze mu muryango musurane babe babizi ko muri inshuti babe babizi ko musurana ariko nabonye ukuntu umuhungu anshubije mbona ko harimo ikibazo gikomeye mu rubyiruko ntaraguca mu ijambo reka nkubwire ako kantu ni keza wakoze hari n'ababyeyi baca ku bana bameze batyo bakagira gutya bakitambukira bakigendera bagatambuka ariko ako kantu wakoze ni keza agatambuka ibyo rwose tubice iwacu heza tubikureho tugere ku mwana aho ari hose umubwira akubwire nabi ariko byibuze turerere igihugu tukiyobore inzira igororotse yego nkomeje rero ukuntu byaje kurangira natunguwe n'umwana w'umusore arambwira ngo nimba ufite abana b'abakobwa mu minsi iri imbere ngo nabo nzajya nza kubatereta kumva ukuntu urubyiruko rwacu rufite ikibazo gikomeye gikomeye aratinyuka aranaritumbura ntagize isoni urabizi ko mu gihe cyacu wabaga ugira n'isoni kumva ufite umugabo no gusubiza umuntu mukuru ubona biteye ikibazo ukumva wagira umugayo mu gihe haba hari ikintu kibi cyakugaragayeho iyo ndangagaciro rero mu muryango wacu iwacu heza tuzayigarure tuzayigarure ibyo ndabyemera rwose kandi turabyemeranywaho tujya gushinga uyu muryango nta kindi twari tugamije gufasha abababaye mu mutwe bafite ikibazo ntabwo tuzarengera ngo turenge ku byo abandi bagezeho ariko tuzagerageze pe tuzagerageze nanjye ndabyizeye hari ikintu rwose kiri mu muco wa ntabwo nawita umuco w'abanyarwanda burya ugira indangagaciro nyinshi kandi nziza ahubwo hari ikintu nakivuga twigize ba ntibindeba twigize abantu ikintu kibi nikimubaho kirara umwana aba ari umwana wa mashavi ntabwo azaba ari uwanjye ariko icyo ntabwo ari cyo buri wese yagombye kuba umubyeyi buri wese yagombye kuba uhangayikira wa mwana akamureba ese ko bitangiye mbabona na gutya bizarangira gute ese ko mbona ataha ijoro bizarangira gute icyo gihe wanakibaza mama shavi ubundi uwo mwana ahaba ataha cy'umwana w'umukobwa wageze mu rugo nijoro uzi aho yagiye we ntacyo umubaza ni n'ibyo byose rero niyo mpamvu tugomba gukomeza uyu muryango iwacu heza tugashyiramo imbaraga kugira ngo naba ababyeyi bo duturanye ugende umubwira uti mukebura uti koko nkuriya mwana unyuzeho ukamubona ari muri biriya bintu ugahita ukigendera buriya urarerera u Rwanda uwawe ejo siko bazamuhagararana kuriya amasaha n'amasaha ku muhanda yego tugatangira tukabiganiriza abana na wa muhungu hari inyigisho akwiye guhabwa yagombye guhabwa inyigisho ivuga ngo ni wowe uzaba uri umugabo ejo ni wowe uzaba uri umugabo uyu mwana w'umukobwa uraza ku nzira ni wowe uzaba ari umugore wawe mu gihe kizaza ese bizagushimisha kuba wagira umugore utagira umuco kuba wagira umugore wononekaye kuba wagira umugore utarageze ku ndoto ze icyo gihe nawe akabitekereza akagura ubwonko akabona mu gihe kirambye ntibabirebe mu gihe cy'aka kanya akabireba mu gihe kirambye akavuga ngo mu gihe kirambye umwana w'umukobwa niwe uzaba ari umugore wanjye mba ari umugore wanjye rero aho ujishe igisabo bigenda gute mu mashusho ntuhatera ibuye kuko ugomba kuhasigasira uko ushoboye ariko ku rundi ruhande hari ikintu uyu muryango wacu uzakemura si ukwigisha gusa tuzigisha ababyeyi twigisha abana twigisha umuryango mugari ariko noneho hari n'ikintu kigomba gukorwa kijyanye no guhana rero buriya nawe ni umuco wo gukosora ni uburyo bwo gukosora kuko nimba uri umuntu mukuru ukonona umwana hari ibihano byateganyijwe dushima cyane ko leta yacu yabihagurukiye nabyo ikaba yashyizemo imbaraga urabizi ko mu muryango wacu iwacu heza hari n'abanyamategeko hari abanyamategeko bimwe rero mu byo bazadufasha ni ukuzajya bakurikirana n'uko kurenganurwa n'uko gukumira binyuze mu mategeko binyuze mu guhana niba ari uwakosheje nimba ari uwononnye umwana akabihanirwa ntibirangire gutyo umuntu ajya agenda yidegembya niko tubivuga nkaho nta kosa yakoze natwe rero twigarukiye nk'ababyeyi ni cya kintu wahereye kare umbwira uti nabanyuzeho ndababwira ngira gute
nubabona ba umusore ari hari arimo kunywa bya biyobyabwenge ukamunyuraho wumva utazaceceka bizabuka. Nubona wa mwana mutoya yagenda atoragura ibintu mu nzira gutya ameze nk'umutazi, muri make ni iwacu heza, tuzahagira heza. Yego, uvuze icyo kintu ukomoza ku kintu gikomeye tuzaganira cyangwa tuzibandaho muri umuryango wacu, gukoresha ibiyobyabwenge. Uvuze gukoresha ibiyobyabwenge, ugaragaza abana batanyurwa, kumva agomba kugenda afata. Twakuze umwana atozwa kwakira ubuzima bw'ababyeyi. Nimba muri abakene nturarikire iby'abakiri, ahubwo ukagira intego yo kuzabaho neza nk'ababakiri. Numva ko bitandukanye. Ubu rero abashaka ngo ako kanya abone ibyo byose akeneye, abone izo telefone. Se telefone ni na ngombwa, ugasanga zinabujijwe akazitwara mu mufuka w'ijipo, binabujijwe bikajya bikamukururira akaga kangana gutyo mu by'ukuri kubera kwifuza. Tuweze n'abana kunyurwa n'ubuzima barimo n'urugo barimo. Tugaruke ku ngo rero, erega tuzakemura byinshi. Ni ukuri nidushyira hamwe rwose uko tubikora tuzagera ku ntego. Izi ngo z'abantu batumvikana, ejo baraye mu ntonganya, ejo nuko wa mwana arabyumva bimuteye umutima mubi, agiye ku gasozi, ahuye na wa mwana mugenzi we amwituye nk'aho ari we wamuraje ijoro, ibintu nk'ibyo. Urumva mu byerekeranye no mu ngo ahantu tuzakoraho ikintu kandi kizadufasha cyane. Mama Shafi, iyo ubirebye usanga aba bana bagenda bahura n'ibibazo. Tugarutse kuri cya kibazo twakomeje kwiganiraho cy'abana aterwa inda, iyo ubirebye neza usanga binafitanye isano n'uburere ababyeyi bahaye abana na wa muryango umwana yakuriyemo. Wa muryango umwana yakuriyemo urimo ibibazo, ugasanga umwana abuze kwitabwaho, abuze guhabwa iby'ibanze bizamuyobora mu buzima bw'amaze kuba mukuru, agashukika ku buryo bworoshye, akabura urukundo, akarushakiraho rutari. Ariko mu by'ukuri buriya naho ntituhatanga umusanzu wacu, tugaharanira ko ingo zibaho zishimye, zibanye neza. Nkeka ko nabyo bizaba kimwe mu bisubizo bizakemura iki kibazo cy'abangavu baterwa inda. Rwose aho tubyemeranyijweho, nanjye ndabyumva kandi ndabyemera. Igihe urugo ruzaba rwavuyemo amakimbirane, niho hazava za nyungu zacu zo kuvuga ngo iwacu heza. Yego, hazaba nta makimbirane, nta ntonganya. Yego. Ndumva bizaba byiza rwose igihe tuzashyiramo natwe imbaraga, kandi Imana izabidufasha, tuzashyiramo imbaraga. Yego, Mama Shafi urakoze cyane, turaganiriye. N'ubutaha tuzongera dutegure tuganire, kuko iki kibazo tugomba kugihagurukira. Natwe kiratureba rwose, ntitugomba kwicara n'ubwo ubuyobozi ntacyo butakoze. Turaganire bigenze neza cyane, tuzongera dusubire. Iki kibazo cy'abana bacu baterwa inda, ikibazo cy'u Rwanda rw'ejo, ntago twaba dufite ejo hazaza. Ibaze nawe dufite abamama bacikirije amashuri kubera guterwa inda. Ibaze nawe dufite abamama barwaye za ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ibaze nawe dufite abamama bamaze kwangirika bakiri batoya. Umva icyo gihugu cyacu ukuntu cyaba kimeze. Ubutaha tuzongera tubiganireho uburyo tuzakomeza gufata ingamba binyuze muri umuryango wacu heza. Rero turangije ikiganiro cyacu, cyagenze neza, turishimye, turumva uko bisa kose dufite amaboko, ariko ntabwo twihagije kuko dukeneye n'abandi babyeyi dufatanije kurera, dufatanije guhekera u Rwanda. Mureke dufatanye turinde abana bacu inda zitateganyijwe, kuko tuzaba dutanze umusanzu, tuzaba dutanze ikiguzi kiruta amaraso yo kuba twarerera u Rwanda rukagira ejo hazaza hazira inda zitateganyijwe. Nanjye rero ndabyumva, reka ndakunganira ngira nti umuturanyi wanjye w'iburyo nzamubishishikariza mubwire iwacu heza icyo bivuga. Nanjye nzakumubwira, we muturanyi wanjye uzabona ibyiza nkora, undebereho. B'abana banjye beza bari ku murongo ugororotse, nzigisha abana bawe. Mubyeyi undeba unyumva, ndagira ngo nawe uyobore urubyaro rwawe, ugerageze
Iwacu Heza natwe tuze tukunganira. Ikizakugora mubyeyi uzatugana aho dukorera ahangaha mu Ruhango n'ahandi hose, kandi tuzahagera mubyeyi, uzatugereho, ikibazo tuzagufasha muri make. Ongeye kubashimira mwese twabanye muri iki kiganiro, mwe mwari mukurikiye Iwacu Heza Development Communication, mu kiganiro kigamije kugira umuryango uzirinda zitateganyijwe. Turabashimiye ukuntu mwadukurikiye, twifuza ko mwakomeza kubana natwe, yaba mu biganiro bizaza, yaba mu bikorwa by'ubutaha tukabana namwe, kandi mugakomeza kudutiza imbaraga twibakira u Rwanda, mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube nk'uko musanzwe mubikurikira, mukora subscribe, musharinga, ndetse muduha like, ndetse n'ibindi bitekerezo mwaduha, icyo twita comment, mukabiduha kugira ngo turusheho kubaka umuryango witwa Iwacu Heza, umuryango wacu mugari nyarwanda. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.